amafaranga nzayabona ndabizi neza. Ntabwo nteze kuzaza kwiba, ntabwo nteze kuzaza kwirirwa ndirukanka ku kazi. Nzashakisha, hari igihe wenda Imana izamfasha, cyaba igiceri cy'icumi cyaba icya senkani nzayabona. Ariko aya mafaranga ndagoranye nzayabona gute kwezi? Hari abana yata nzaza ndirirwa ndashakisha amafaranga agomba kuzayabona. Ntabwo kwiba byemewe muri iki gihugu cyacu. Aya mafaranga rwose nje amafaranga koko yewe umugabo ari marandi je ndipo twapanze ibikorwa si utashaka kutabihiga uko yibona no arukubwo ese imyaka dukoranye uko urumva arimo nashaka kuzara ubuteka mutwe uyu munsi wa none ariko se gute umuntu mushyashya ashaka guta duteranye uko yise yibona ahita azamuzira kuri tuko ako bose beretse gato pese umeze utetse kome waramutse ese bindi bicuri uko mbona uri urabyota amafaranga kuva ndiriwe ndashaka amafaranga kuva mu gitondo. Urushaka wayataye hasi Wapi? none uri guhiga amafaranga ute? Baravuze ko buri wese agomba kwishakira amafaranga. Saga kumira abahugu niko bimeze. Nese umuntu ufite ubwenge ukana nkawe sibyo? Uri muzima se? Ndi muzima nta kibazo rwose. Mutwara nyazi? Ni muzima reba n'akamirongo ni kazima. Ko wasaze? Wowe ntabwo ari ugusaza. Ubu wabyutse mu gitondo. Uri kumva? Nk'umuntu w'umugabo. Baje uraza tureka ngiye guhiga amafaranga mu gisambu ngo kuko bavuze ijambo gushaka amafaranga nawe tuvuga. Utsi wa gatatu ndirirwamo hano. None bakubwiye ko warayabonye se? Wapi? None nisha kwiba byarananiye kandi kubitekereza iki sibyo bintu? Uri kubitekereza buri wese agomba kwishakira akazi akashakisha amafaranga. Akazi kabona ko kuza kwiruka kugira ngo kugira ngo ninde uzaguhemba? Ninde uzaguhemba? Wenda hari igenda wenda nk'umuntu yaba yarahanyuze amafaranga akaya tugezemo. Nta muntu ufite amafaranga yose asigaye aba kuri mubi. Uretse nzabona akazi gute? Uzabona akazi gute? Nk'ubu ngubu sureba. Tuzi ko yarapfire nawe yari yarasaze ari mu biro nk'ibyo gute byawe. Nubi? Yari yarasaze. Ese ni yari dore we yaragendaga kwicara ku muhanda. Gategereje babantu butuzigo. Gahita bakagera nijoro akagera iminsi cyumweru kwiri ku kwezi kwashira. Akigurira agapantaro agakira ku kamba. Uko byumva? Akigurira agashati agakira ku kamba. Bega buri kintu cyane wenyine njye umuntu uraho nawe wabona ari umuntu wabireye umutwaro zijyago nuko ukomeze gutyo gusa. Ikigaro hagira inzu se? Sukode. Uzishira ikigira ibyo nduza kwirirwa n'inda. Ntacyo byaranyobeye. Ubure no mushakiye akaza mbese neza. Ku bintu bya metero. Urukumva? Atumikaho gutya. Urumva? Arebaho. Ku bintu byari iki byose n'umuntu wadaje. Ubu nzaza ndarebaho nanze ibifaranga byizana. Kibazo cyanyu. Amafaranga gange navunitse uragamba. Icyumweru kirashize ndi kuguhiga. Amafaranga gange ngo tura hasi. Neza musore we. Oya amafaranga gange uragamba ibyo nawe oya tura. Amafaranga gange uragamba. Uramba amafaranga gange naguragamba. Ndabyumva rwose amafaranga kuyagura. Ishura naguragishura. Ndabyumva ndakwishyura. Ariko se ikibazo. Ubu nguko iyo uri tumandi kubita hasi cyangwa ari gutura barakuvuga ko ari ubugome cyari kuvuga ko igihe amafaranga amaze kwakora igihe kingana iki? Igihe ni igihe ndabyumva kandi kuba vuye kwa boss aranerenga kwishura buri munsi kandi ngo buri munsi uhora ukora. Uvuye kwa boss cyane ni waguhaye akazi. None mvuye kumureba arambwiye ngo buri munsi ahora guha amafaranga none nakubona ukamwepa wakoze ni rimwe wajyaga kwa boss nawe waguhaye akazi. Nagiye kwa boss kumwaka iki ngiye kumubaza ko aguhemba. Mwaravuganye se? Yambwiye kuko aguhemba buri munsi n'amafaranga urayacura buri kanya ngo urayacura. None ngewe ndakwibona ngo rutama ndana kujanjagura. Kumbaza ngo twaravuganye kari wowe twagiranye ibintu
gute wankomane twaravuga twasura ngo boss ngo niho twajyanaga ibintu wagiye umwaka aya mafaranga avuga ngo tumuhe buryo amafaranga twarayakoranye amafaranga wayakoranye nangewe nta kuburyo nza kuyakwanga buri munsi ukajora undindagiza umbwira ngo ejo njye ntabwo mbishaka kandi nifite n'ubukene ugenda yaguherera ikera uragamba ntabwo uragamba okay ndabyumva amafaranga ko yaguha ni ngombwa ariko nanjye nari mfite utubazo mu minsi ishize naradukemuje barayamanyakemuza twa tubazo tundi wihangana ndi buhembwe ndayaguha utarayabagura munsi naguranye wapi nagwanyira nizira nagwanyira amafaranga gange ndagakeneye nanjye ndikubwira ngo maze gutunda amatafari tonde turebe tugiye kuri boss tureka yaduha ariko iminsi isize urayizi iminsi nose igihe yatinze kuyama nanjye mwanga iminsi ishize iminsi isize ni myinshi buri muri duhura umbwira ngo ejo none ubu ngubu ndakwifatira nta kuntu urambesha ntabwo umunsi urancika ntabwo nanjye no tugenda tujya kwa boss tugiye kuzana urukunjana kwa boss wawe ngabona gute ese nimba ari kwa boss urumva nge nayakura he handi uvore niba uzi ko n'amafaranga ufite yego gukuramo izo nkweto niyo pantaro maze se nyene namo kugira tuvugane kamanza ko nzikure mu nzira z'ijana ibi ngibi ntabwo nabyihanganira ubukene ni bubi kweli icyumweru cyashize iyo pantaro kayikuremo nyishaka buretse ufite mu mutwe yanjye sinzi ukuntu hameze mu mutwe wanjye ko numva horoshye ubu urabyutse mu gitondo terekajya guhiga amafaranga hasi wowe yamamaza ntabwo ari uyu munsi gusa iminsi ndahiriwe n'uyu munsi ndahiriwe wa mugabo rero icyo bita gushaka amafaranga nagire ubuze gushaka amafaranga bavuze ngo ngwino uyahige kwa muntu wese uri kubyumva ahubwo yavuze ngo umuntu arimo arashaka amafaranga ni kwa kundi uba warize ubutaye ukabona nta kigenda ukajya kwiga igifundi ukabona nta kigenda ukajya kwiga kuba umuzunguzayi ukagenda ukaba ukajya gukora amandazi no gukina ababiza n'amafaranga gukina iki gukina umupira gukina iyo ni impano twe n'uwo kukubwira ahantu haturuka amafaranga iyo uvuze gushaka nkuko nta kazi nakamugira gute ujya witaho nibyo baba gushaka amafaranga nabwo gushaka amafaranga ari ukuza guhere mu gitondo je nari nzi ko ari ukuyashaka kwa kundi ugenda ahantu hari ibyatsi ugashaka amafaranga aho wavukiye umaze gutoragura amafaranga ngaho beka mana we nanjye byaranyobeye abandi baravuga ngo gushaka amafaranga nje ndahitaga numva ko ari ugushakisha mu kinani reka ubusazi tukumva reka ibyo bintu by'ubucucu hano ngaho ushobora kwamara n'imyaka iyo usigaje ku isi yose nta n'igiceri cya veni wari watoragura nkaba maze hano iminsi ngashakisha ariko agahinda kabaho iminsi ibiri yose maze hano yewe data we reka gukiza ukuri sibyo reka agahinda we ubu uri umuntu wanjye ntashintu dupfa tugere muhuze na Garamfurera ahantu arimo arakora muri iyi minsi turi kubyumva urebe ko yakuragira akazi shahura ko ariko ibintu byo kwirirwa rero umuvandimwe nubwo avuga ngo namuvandimwe mu murwa ariko twe ducye ifite umuvandimwe kubyumva icyo kintu rero reka kwirirwa gusaragurika ahubwo bino tugiye nzahita nkugurira cyangwa tugiye nzahita bose onde bucira nkuhe no cya kibazo twari dufitanye rero cyo kubaka kwa pavoma ni utagari kwego ariko nasanze gafite metero kare metero kare umunani utambike sanze pima gute oya ufata icyo fana we bose uri kumubona nini fata waza ubanze ushaka bagufasha agenda igenda wenda kubwira ufate metero upime ibintu ugiye gukora birakumfasha jyaho ngaho aho kuri gatafari ko hasi ariko ibyo hejuru uretse ako wafashe neza aho bose igihe ntabwo metero ufate metero upime hano ugera aho ngaho wanjye ujyana kandi ngo nakwirukana zana zari kimenyesha ndakubwira ufate aho ngaho muri metero birabona iri gufata kiri guhita igera ufata muri wafashe neza ntabwo uraroza ubundi simanye n'ifite fata neza
ahubwo shaka umuntu ashaka gupima njyewe ndagiye ayo bakoze umva kwa gasongo ugende ufate amasima ufate n'imyuza n'ay'amaferabeto nabyishyuye hanyuma numara baguze leta ntiyayohereza kuri telefone ngo bivuga ibyo afata agacupa kanjye wanyemereye umugore wawe ko nawe ndaza kuyaguha kuri telefone ndihuta ndaza n'agashungura c'umukati uruwasa karakunaniye buretse ugiye kunkuramo n'ipantaro ipantaro ndayishana nakunkuramo imyenda ndi mu muhanda ngo nuko ari ideni ryawe ideni ryanjye igihe amafaranga bamaze icyumweru kandi ni 50,000 ubu byarungutse 10,000 okay 50,000 no mu kirombe cya nyogokuru ndabyumva rwose ijana kuri ndabyumva rwose ihangane hano mfitemo bitatu ngiye kujyana mu itsinda reka ngwemo 2 ntabwo nabyemera yose urayama maze siti yose urayama ubwo ni 3 ugura hasi ganga yose urayama mfite 6 umuntu ushaka kuyama yose urayama ahubwo ujya vava nambiki cyangwa ubitano ngaho ndanyagu ariko ibyo ntaga byari yame ntago bibaho ubu ni nko kunyambura oya yame ubu hasigaye ngahe Dewe 50 hasigaye 40 na bingana Dewe 50 ngungu 10 ubwo hasigaye 52 uri ramberi 52 byo bisigaye hasigaye 40 na bingana tubize ntakunde kandi munyajyanye nyine koko inkweto ipantaro bifite ubukene mana we mana ugitanga akazi pe ariko ntakunde kabisa kugenda sasa dore irangana budakora nanga ubusi yose ko umuntu adahari yagiye hehe suko tumutegereze ndabaze guta akazi kabana ndabona ahantu hari akazi karekare mwana nzahakora igihe nzahamara aha ni muntu uza yaho ni mu hano niho nyine niho barangurira imicanga n'ibikamyo bihamenaga hano niho makamyo niho barangurira burabuye niho barangurira byose nyine byuzi byubakitse bano babumba bloke sima buryo yari urebye gutya ziriho zirimo afite akazi nabotere gato tutegereje gato bawicaye hano bawicaye muri ibi gato izi atinga ma murara bayataye umucanga bari ubusi ntabazawiwe komera mwa umeze gute muje kugura imicanga anje baza kugura imicanga ariko ariko siko ujya umenya ko njya gusanga abashoboye gusimbura mu kazi ubimenye nje gusimbura mu kazi kare bana bote bawugiye cyabyumvore byumvore sako bari kukubwira sako nabo mani niyo wati sakwe uje kugusimbura wowe sakwe kandi cyari bitekerezo uje kugusimbura sakwe mabira ngo ndabwiye sakwe ngenza kuri batire mu mucanga nubwo ari wowe amayakazi kurisha umucanga sakwe uje kugusimbura wowe byo wigize reba igihe imyaka amaze ukora twe turi abashumeri byo garaguza gati n'abantu uzabyara uzagaraguza gati byumva uhore musozi wa nyoko buko uyu rero nabashobora kwanya uko akanya turimo turavuga mwihorere akasije wakakurangiye niwe wakandangiye gute nza noneho nimba shobosha nyohereje ndakwirukanisha sibyo nimba shobosha nyohereje gute ngera mu kazinga kubura gasanga aho utamucanga wari wagiye he ariko iki mu gihe ngiye nagiye kwishyuza boss nyiri mucanga ngiye twari turi kumwe ubu mwahuriye ubundi yabaye iki yarasaze ntabwo baramurogeshe ni muzima ahubwo ako sha uyu ninde uyu hano handitse ngo nawe yarashoboye nyine ni shobo okay sawa bituvyuhorere wagira ngo bakirogesheje utigize ashaka ko dukora aha iki iyi si nomero y'umugore wa boss
ubwo rero urashaka umuntu bw'ubugabo turaza dukorana rero ikirango ngiye mbika ibanga ikirango mbika ibanga umugabo we yamamagaje nimero umugore wa bosi uzapfa wihambe ndabivuga ino nyamuna yimbwa yihagurutse igende cyangwa nze kubivuga warwaye mu mutwe tugomba gukorana ugiye gukora kano kazi ubwo nareba ingenda niyo wakanyirukana ariko mfite akandi wagira ngo birimo birandeye nayambwa ya bosi ikeneye koga nazanyoza nakane ibintu byo kwizera wiyemera ngo abaye umusirikare wewe wabaye umusirikare ryane muri za 90 ndari wari za 90 wari umusirikare wa komando nari nsubye narambo kwambara buri none nayimbwa nivuga ko yabaye umusirikare ndabaye umusirikare nyine umusirikare n'ubizana mu mucanga bazagukubita bakwica ariko z'umuntu wabaye umusirikare wagize ibyo akazi kagenda gakoze telefone yawe neza telefone yawe itajya kwimura izo gasi nigendere kiri kukubi kandi iki kintu barakirose akubude tura wowe usanzwe umwikira urazana inyana zimbwa ngo zinsimbure ku kazi ubwo urumva ibyo bintu koko bishoboka gusimbura mu gihe kujya mukora birumvikana kandi nanjye mfite akazi kanye ndimo ndakora seka nawe reka mubwire wereje ugomba gukora kano kazi mugakorana umwe agenda undahari umwe akora ijoro undakora amawe nibo birumvikana kizaza gikora ijoro gusa hanyuma ngo mubyumvikane ibyo n'ibyanyu nabo akore mu kuzimu akahinduka nyabingi gukora ijoro gusa nzaza nkora amawe tutazahura ari nijoro akahita nkunyuzaho nijoro sinzaba ndi kuja nzaza ndakora ku manywa ngira n'ibyo ukinisha wakuzanye hano ubu nyamara mwana twagenda twumvikana muri aka kazi ubwo rero uyu munsi ukora ijoro ngiye ejo nzakora amano kandi isaha yose nzakora ijoro ndakugurira agacupa akora kuri utumye umwenda wanjye ucika none si nije wawe uciye kuva kera ni inka yawuriye nyine ntakundi ndemera ndikore none si kari akazi ka mbere mbonye